Ese waba ujya ugira ikibazo cyo guhitwa ndetse n'ububabare bubiherekeza? Uyu munsi naje kugira ngo icyo kibazo tucyiteho. Nitwa Marie Rachel, nkaba clinical psychologist muri Mental Health Dignity Foundation. Kuri uyu munsi nkaba ngiye kubasangiza uburyo butatu umuntu ashobora gukoresha agahangana no guhitwa ndetse n'ububabare buza bubiherekeje. Ntujye kure. Uburyo bwa mbere ukoresha kugira ngo uhangane no guhitwa ndetse n'ubwo bubabare buza bubiherekeje ni munsi y'umukondo. Munsi y'umukondo urahakanda ukoresheje intoki eshatu, ugakanda munsi y'umukondo, warangiza ugahumeka winjiza umwuka mu mazuru, hanyuma ukawusohorera mu kanwa. Uburyo bwa kabiri dukoresha ikirenge. Ufata urutoki ugashyira hagati y'ino ry'igikumwe n'ino rigikurikiye, hanyuma nabwo ugahumeka ukinjiza umwuka mu mazuru ukawusohorera mu kanwa. Uburyo bwa gatatu ukanda hafi y'aho ino ry'igikumwe ritereye, ugahumeka winjiza umwuka mu mazuru ukawusohorera mu kanwa. Nyuma y'uko turebeye hamwe ubu buryo butatu umuntu ashobora gukoresha agahangana no guhitwa ndetse n'ububabare buza bubiherekeje, ni ahanyu ho kugira ngo mubishyire mu ngiro bityo murusheho kwiyitaho. Mbifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.